Igitondo cyiza tubahaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha Kristo aduhaye, tunejejwe cyane n'Imana mu mutima wacu ko turamutse amahoro kandi ko Kristo ari mu ruhande rwacu, namwe twizere ko muri bazima kandi ko umwami wacu Yesu Kristo akomeje kubagirira neza. Tunejejwe rero n'Imana muri iki gitondo cyane kandi twishimiye kubana namwe. Ni umugisha kubera ko akenshi ari igihe tubyifuza ariko ugasanga ntabwo twabishoboye, ugasanga turifuza gusangira namwe ijambo ry'Imana ariko ugasanga ntabwo twabishoboye bitewe n'impamvu z'uburyo butandukanye, intege nke za muntu cyangwa se kugira ibirantega mu buzima, ukagira izindi gahunda zituma utabasha gutambutsa ijambo ry'Imana nk'uko wabiteguye kandi ubyifuza mu mutima. Iyo bikunze rero dushima Imana cyane. Uyu munsi rero Imana iduhaye uburyo bwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Reka twe kwifata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo twumve ko ari ubuntu Imana itugiriye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, turakunezerewe. Turakunze kugira ngo Mwuka Wera aze abane natwe muri iki kiganiro, dusome ijambo ryawe, atwungure ubwenge, dufashwe naryo. Turakunze cyane kugira ngo wirengeze gukiranirwa kwacu kose, maze Mwuka Wera aze aduhangeho, twumve imbaraga zituruka mu rukundo rwawe, kandi twumve imbaraga zidasanzwe zituruka mu gusoma ijambo ryawe no gufashwa naryo, ko twizera ko tudashidikanya ko iyo dusoma ijambo ryawe ari wowe ubuganira natwe. Ngwino uganire natwe, utubwire ibyo dukeneye kumva, ariko kandi tutagamije kunezeza irari ryacu, ahubwo tugamije kumvira ubushake bwawe. Ubane natwe rero kandi dushoboze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mbaye ikaze muri iki gitondo mu kiganiro cyacu Le Matin. Nk'uko bisanzwe ndabararikira kubana nanjye muri kiganiro Le Matin mu minota mikeya cyane, turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, ibice byaho 11, umurongo waho wa 32. N'amagambo nibwira ko atari mashya ku bantu bamwe na bamwe. Aravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwe ari imbohe. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko abenshi bazifatanya nabo babariganya. Kandi bamwe bo muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda, batunganywe, bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Amen. Sunyamo imirongo mikeya, ariko umurongo ushaka kugumaho cyane kuko murabizi Daniyeli ni igitabo cy'ubuhanuzi bwimbitse cyane. Bisaba kugira ngo iyo ugisoma utuze, usabe na Mwuka Wera kugira ngo agusobanurire, kuko ibyinshi bisaba Mwuka Wera kugira ngo abe ari ubasha gusobanurira abantu iyo message iri mu gitabo muri rusange cya Daniyeli. Ariko umurongo wa 32 unashaka kugumaho cyane, ubwo uravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Abaca mu isezerano azabashyekenga, ariko abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Nagira ngo nongere mbwire abantu bose, abizera, kuko nibo nkunda gukora ikiganiro Matin, abizera Imana, nagira ngo mbabwire ngo bazarushaho gukomera kandi bazakora iby'ubutwari. Kubera iki? Hari igihe Satani adutera ubwoba, akatwereka ko turi abanyantege nke, akatwereka ko nta kintu dushoboye, akatwereka ko ahacu hakuweho, akatwereka ko imfatiro zose zakuweho. Ijambo twiga rivuga ngo ese imfatiro ziramutse zikuweho umukiranutsi yakora iki? Igihe twarimo ducalenjinga buri muntu tuvuga ngo umukiranutsi yakora iki, ariko twabonye ko imfatiro ziramutse zikuweho umukiranutsi yakomeza kwizera Imana. Icyo gisobanuro mu ijambo rimwe twavuze ngo imfatiro ziramutse zikuweho umukiranutsi yakomeza kwizera Imana. Kubera iki dukunda kuvuga kwizera Imana nk'urufunguzo rw'ibintu byose? Harimo ibanga rikomeye, kuko mu kwizera Imana niho harimo imbaraga zose zishoboka umukristo akeneye, niho harimo ibyiringiro byacu. Kubera iki? Kubera ko muri kamere yacu nta bintu bihambaye dushoboye,
nta bintu bihambaye dushoboye, nta bintu by'akataraboneka dushoboye, nta mbaraga zacu zabasha kudukiza uko zaba zingana kose. Waba ufite amafaranga menshi, waba ufite amashuri menshi, waba ufite ibintu amakonegisiyo menshi, abantu benshi, ariko ntabwo ushobora kwikiza imbaraga z'umubiri zigukikije atari Yesu na Mwuka Wera baje bakabana nawe kugira ngo bagushyigikire. Atari Yesu ukohereje abamarayika ngo baze bakurwanirire, atari Yesu wenteriveriye muri situwasiyo y'ubuzima bwose tunyuramo bugoye, buri difficile, ntabwo dushobora na rimwe kwirwanirira. Ibibazo by'ubuzima bitwugarije ni byinshi, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'ubukene, ibibazo bitandukanye by'intambara za hato na hato mu miryango n'abaturanyi n'ibindi byose biba ari byinshi cyane, bishaka kutunamura, bishaka kutuvana mu masezerano y'Imana. Ariko ijambo ry'Imana tubwira muri iki gitondo ngo kereka bava mu masezerano nta mpamvu, abo ngabo ngo nibo nawe Uwiteka azarushaho gushyeshyenga cyangwa se kwirengagiza cyangwa se kudaha ugutwi. Ariko ngo abategereza Uwiteka Imana, aba ngo bakunda Imana, abakunda Imana, abashimisha Imana iminwa yabo, abo ngabo ngo bazakora iby'ubutwari, bazagenda bagwiza imbaraga kandi bazakora iby'ubutwari. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ngo azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera kandi bakore iby'ubutwari. Nawe niba uzi Imana yawe, ntutekereze ko utazakora iby'ubutwari. Kubera iki? Mu buzima bwacu bwa buri munsi dutekereza ko turi abanyantege nke, ariko ijambo ry'Imana nk'uko Pawulo yaryandikiye ribwira Abakorinto, arababwira ngo dusa nk'abanyantege nke, ariko dore dusa nk'abakene, ariko dore dutungijwe benshi, dusa nk'abacitse imbaraga, ariko dore turi abanyembaraga. Dusa ishusho isi iduha ntabwo ariyo mu by'ukuri dufite indi shusho abantu badashobora guhita babonesha amaso yabo. Mbese ujya utekereza ko nawe mu bumana muri Kristo Yesu ufite indi shusho, ugaragara nk'umunyantege nke, ariko dore uri umutsinzi, uri umuneshi, uri umurwanyi. Ugaragara nk'udafite icyo yageraho, ariko dore wacivinga byinshi. Ugaragara nk'udafite ijambo, ariko dore iyo uvuze abantu barafashwa. Ugaragara nk'udafite ibintu bishamaje, ariko iyo abantu bakurebye bakubonamo ubutunzi budasanzwe. Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo ngo Imana yacu iyo twizeye ni nyembaraga kandi izaturwanirira, izatuneshereza mu bibazo by'ubuzima byose tunyuramo bya buri munsi. Ntutinye rero, ntugire ubwoba, uhangayitswe n'ibintu bigukikije bibona byenda kukurusha imbaraga by'uburyo bwose muri situwasiyo zitandukanye z'ubuzima tunyuramo. Ko Daniyeli yarabye turavuga ngo kereka abandi bava mu masezerano nta mpamvu, kereka abandi badashaka gukurikira Imana, kereka abandi badashaka kwizera Imana, kereka abandi badashaka kujya ku mavi ngo basenge bavuge ngo Data ducitse imbaraga, nta mbaraga dufite, ngwino wongere udusubizemo imbaraga, ngwino wongere udusubizemo ibyiringiro. Bariko ngo bazi Imana yabo bazagwiza imbaraga kandi bazakora iby'ubutwari. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uri umunyembaraga kandi uri umuntu ushobora gukora iby'ubutwari. Imana yaguha ubwo butwari, Imana yaguha izo mbaraga, zikoreshe ku buryo bwo kwizera, mu mbaraga zo kwizera uti ndi umuneshi, ndi umutsinzi, kandi ngwiza imbaraga bwo kwizera. Nuko kwizera niko kunzanira ibyiringiro bidasanzwe, nkumva ndi umunyembaraga udasanzwe. Ugwiza imbaraga rero, ntutwarwe na depression, ntutwarwe n'ibibazo by'ubuzima bitandukanye biguhenebereza, uburwayi, intambara za hato na hato, amagambo aguca intege n'ibindi byose bishobora kuza bikakushaka gutsikamira kugira ngo utabasha kwegura agatwe. Uhaguruke uvuga uti ndi umuneshi, ndi umunyembaraga kuko nizera Imana. Abazi Imana yabo bazagenda bagwiza imbaraga kandi ngo bazakora iby'ubutwari. Niba uzi Imana yawe rero, gwiza imbaraga kandi ukore iby'ubutwari nk'uko Kristo abitegetse, kuko ugomba gukora iby'ubutwari kandi ugomba kugera aho Kristo yaguteganirije ko ugomba kugera, kandi ko agomba kukwicaza mu byicaro yaguteguriye ugomba kwicaramo, kandi ko agomba kuguha mikoro ukavuga aho ugomba kuvuga, uvuga imirimo yo gukomera kwe. Uyu munsi dushima Imana ko iduhaye iyo privilege, twebwe bafite umwuka tubasha guhumeka, tubasha kuvuga. Umwami wacu Yesu Kristo aduhaye imbaraga muri iki gitondo zo kuvuga, zo kumwatura, zo kumuhamya, zo kuvuga imirimo n'ibitangaza
yakoreye hagati muri twebwe. Nuko rero ukora iby'ubutwari wa munyembaraga, nuko rero watura iby'ubutwari wa munyembaraga, nuko rero imbaraga z'abadayimoni n'ibindi byose byashaka guca intege ubikandagire, maze werekane imbaraga itwarira muri wowe. Ugire umunsi mwiza rero, Yesu akurinde, aguhe ibyiringiro, agukomeze, akunezeze, akwigishe kandi akwereke ko uri umunyembaraga kandi uri umutsinzi. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimira cyane ko ari imbaraga zacu. Ubwo tubwiye ko turi abanyembaraga gusa, ntabwo turi babandi b'abanyantege nke batsindwa, ahubwo turi abanyembaraga. Izo mbaraga kugira ngo dutsinde, tuneshe ibigeragezo by'isi, tuneshe ibigeragezo by'umubiri, tuneshe ibigeragezo bya Satani, duhangane n'imbaraga zishaka kudutsikamira, kugira ngo tubure ibyiringiro by'uyu munsi n'iby'ejo. Tubone imbaraga mu byo tuvuga, tubone imbaraga mu byo dukora, tubone imbaraga mu byifuzo by'imitima yacu, maze twegere intebe yawe y'ubuntu tuvuga ngo Data, turi abanyembaraga, turabanesha. Udushoboze rero guca muri ibi bibazo turi kunyuramo dufite imbaraga z'umutima kandi tubona umucyo imbere yacu. Ubane na buri muntu wese wumvise ino jambo, kandi ritubere inkomezi, ritwubake kandi ritugeze mu bugingo budashira. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ugira umunsi mwiza, Yesu akurinde kandi abane nawe, amen.